kandi mu Rwanda umuco dufite duhuriyeho n'umwe, yego, si imbyino, ni uguhamiriza. yego, Intore ni ubu ngubu umugaba mukuru w'ikirenga avuze ati intore zose muhagararaho muri muhamirize ikotaniro. Yego. Twabyumva n'uri mu Ruhengeri n'uwari hehe hose ni kimwe, Yego. nta bitandukanye. Ibyo nibyo duhuriyeho, ariko imbyino ziratandukanye. Ntago uza iyi imbyino ziratandukanye, buriya ntago nza ninjya mu Bigogwe nzabyina ikinyemera, kuko nyine njya kubyina ikitandatu ntago bazabisobanukirwa cyane, kuko bo nabo mu nka utamanitse inkoni hejuru ntibikoshoboka. yego, Utamanitse inkoni hejuru kabisa, utamanitse inkoni hejuru ntabwo byakunda, ntibishima, ntabwo bishima. Ugeze i Nyanza mu Rukari ntubyine ikitandatu ngo wabone umubyimba wawe uri gutemba, uri kugira urya, ntabwo bishima. ariko nanjye iyo datembye ntabwo tuba turi kumwe neza. None se ubu nawe urabivuga, ni ibintu by'ingabo wiberamo, nawe nibyo ugiyemo gusa. Umuntu adafite agatsinda, umuntu atakweretse icumu gutya ntabwo wakwishima, ndakuzi. Umuntu atakweretse icumu gutya, ariko hari nk'abajya mu Burera njya ndera urwenya ngo nimara gusaza agasigara nagitera icumu, yewe Uwiteka azitwara umugaragu. oya ntacyo babimaze, ntacyo biba bimaze, warorera rwose, warorera ibyabaye ugasigaraho. buri intore n'indenya guhamiriza no gukura umuhamiriza, yego, akamenya n'iryari agwa mu nka, n'iryari akanga, nibyo ibyo uvuze byo nibyo. Kandi koko hari n'abahamiriza imihamirizo kimwe, oya ibyo uvuze byo nibyo. Hari aho ugomba kwihuta, hari aho ugomba kugabanya, kuko ngira ngo n'abasirikare barwana ntago amasasa avuga kimwe buri gihe. Hari rapid fire, hari na singo, ngira ngo agatsinda ndi umuhanga mu bya gisirikare. Niba se kurinda